tambuka tambuka mu izina rya Yesu. Hanyuma umva rero sasa, mpereza microphone gato hano. Wizera barokore ko basenga? Nabizeye. Abinyuma muri muramumva, shiraho microphone. Nabizeye. Warigwaniriye ngo wivuze, Imana irakureka. Nayigwanije bose. Umaze kwigwanira Imana ikuretse, iravuga ngo reka ndebe. Uyu munsi uremera ko utsinzwe Imana igukize? Nabyemeye. Nabyemeye. Katukomere Yesu amashimeshi. Sasa umbare abadayimoni baguteje inyatsi mu rugo rwawe, nta kintu gikora ngo ugereho papa. Byo mvuga urabizi? Nabizi. Shiraho microphone. Nabizi. Ibintu wari utunze byagiye he? Ni Satani abitwaye. Iwawe ndahazi nari nahagera. Oya. Ubu ibintu biri mu rugo rwawe ndikubireba byose. Bikubwire? Urabona winjira muri saro yawe, nyuma ya saro ukata mu cyumba kiri ibumoso. Icyo cyumba ndi kureba icumbu rya mama papa. Hanyuma icyo cyumba ndi kureba akantu kameza katari kanini gatoya kari mu wayene. Karahari? Karahari. Karahari. Hanyuma ako kameza Imana irambwiye ngo hari imiti ihari baguhaye mu bapfumu bakubwira ko ari izagukiza biranga. Ibyo mvuga urabizi? Nabizi. Nabizi. Urayijugunya se nugira mu rugo. Katuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Imana irambwiye ngo kuva uyemereye, Imana igiye kugukiza mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Icara hamwe twageze mu kidendezi. Icara. Tumutunga ibiganza. Oriya mama taraba. Kuva uyu munsi hari umwuka w'ibitera abadayimoni bakurazaho, ntujye usinzira ngo uryame. Imana irambwiye ngo igiye kukubohora uyu munsi. Icara aho ngiye kugusengera Imana. Katuzamura ibiganza. Zamura ibiganza byawe ubwira Imana ngo ndagushimiye ko ugiye kungirira neza. Ibyo biganza byawe uzamuye ntabwo uzigera utsindwa. Akira intsinzi mu ruhande rwawe mu izina rya Yesu. Uyu mwaka utararangira, Imana irambwiye ngo usengere ukwezi kwa 12. Kwa 10 na kangahe? Kwa 12. Uku kwezi Imana inyeretse ukora mu bukwe mu izina rya Yesu. Imana irambwiye ngo kandi inzitizi zari zihari Imana irazifunguye. Imana irambwiye ngo wari ufite ikibazo cy'amafaranga Imana irayaguhaye. Wateguye umushinga w'ubukwe? Ndawufite. Byari? Kwa 12. Genda uje kurongora Imana iguhaye amafaranga. Haleluya. Haleluya. Kabiri. Amen. Umufiance wawe Imana irambwiye ngo bari bashaka kuzamuroga kugira ngo ubukwe butaba. Imana irambwiye ngo niyo bamuroga bizafata ubusa kubera amasengesho yawe. Haleluya. Umufiance wawe nuwa? Nawe wacu. Iwanyu nahagana? Cyangugu. Wenda tumutunga ibiganza. Bonye ubantu Imana izagerira neza. Uyu mugabo ari uzabukorera Iwacu Cyangugu. Bonye hari abagore babiri. Iwanyu ndahazi? Abo hazi. Bonye hari abagore bangahe? Babiri. Bari guhonda agatoki ku kandi baravuga ngo ubukwe ntibuzaba. Tugomba guhagurutsa ibitero by'amarozi kandi ko kwa marozi araharateye ubwoba. Ngiye kubona nabonaga bicaye. Mbona bageze imbere y'umupfumu. Baravuga ngo uyu muntu witwa Marceline. Marceline uramuzi? Yes. Ninde? Numufasha wanjye. Niwe muzakorana ubukwe? Yes. Baravuga ngo ntitwifuza kuzabona yubaka urugo. Imana irahagurukira avuga ngo ninjye wamutunze inkona azagubaka. Imana irambwiye ngo migambi y'abadayimoni irarangiye mu izina. Yego. Watela haleluya. Haleluya.
waturutse he? mu rugo ni mu muniko Kibuye ariko naturutse Gahanga niho mba. Mama, Karame. uhorana amarira adashira. Yego. Mana irambwiye ngo hari igihe wumva wapfa ukava kuri iyi si bitewe n'ibikomere ufite. Kuva mu bwana bwawe kugeza uyu munsi wanyuze mu buzima bushaririye bwuzuye umubabaro gusa. Yego. Mana irambwiye ngo n'umuntu waje mu buzima bwawe wakagutuye umutwa yarushijeho kugutera inkota y'umubabaro isogota umutima wawe, uhora wuzuye amarira no kumubabarira byarakunaniye. Werira mumuhereza akantu yihanagura. Ihangana. Kini cyo gihe Imana igiye kukumara agahinda. Mana irambwiye ngo uri kunyura mu buzima bubi gusa, ariko dore Uwiteka guhaye icyerekezo cy'ubundi buzima. Haleluya. Mana iguhaye icyerekezo cy'ubundi buzima. Amen. Ndi kureba akana gatoya, iyo ukarebye wuzuye umubabaro ukavuga ngo Mana njye n'uyu mwana tuzabaho gute? Kandi nkabona uwo mwana muri kumwe, nkabona papa wabaguteye umugongo, nkabona ntashaka kumenya ubuzima ubayemo, nkabona uri kwipapuka ni mama. Umutwari wawe muri kumwe? Ntabwo twigize tubana. Ko mbona nta n'icyo agusayidira mama yangu. Habe na kimwe. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo nubwo abantu bakwirengagije Imana igiye kukwibuka. Nubwo abantu bakwirengagije Imana igiye kukwibuka. Hari Imana igiye kukwibuka. Ria matala bosia ano ferigi desta. Mama, Imana igiye kukubakira urugo. Haleluya. Haleluya. Kandi papa w'uyu mwana Imana iramusanze. Ufite telefone? Itegura agiye kuguhamagara. Haleluya. Haleluya. Amen. Icari. Yaragiye. Nari narwaye urushwima barabizi ndi kuginamba. Haguruka. Murabona yanda itaragiye mureba hariya. Yari afite urushwima rugeze hakurya iriya ati none inda yaragiye. Iyi shati ntabwo nayifungaga. Ariko Yesu arakozera ngo tumuhe icyubahiro. Icarire Imana. Wazanye na madamu. Oh, mama. Umugabo wakubwira ko yaje gusenga warabyemeye cyangwa aravuze ati meza ari kubeshya? Nageze ngo ari kubeshya. Inda yaragiye kwera. Mwiki? Byagenze ute kutamura mugore? Ko wampanuriye ukambwira ati uyu mugore ko ari hanze ukahora ugiye kumuma, none bimeze gute katari kuza? Kandi kuzi ko yaperaga kagiye. Bimeze gute puruve? Tibuka wa mugore, tibuka. Garuka. Hose. Garuka wa mugore. Nagaruke. Hose ntabara rwose undebe rwose kabisa. Ikibazo gikomeye. Haleluya. Garuka. Garuka. None kuri umuhanuzi kandi ukabyuhanura abandi, kuri umuhanuzi kandi byuhanura bikagera ku bandi. Ngiye kuki bitangira. Reba imyaka maze kabisa. Yewe. Hoya. Yagiye gute? Katuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Ngewe ndarangiye nyine kandi urabizi. Urara wenyine kandi ukeneye umugore umumara. Tumuhamagarira umugore mu izina rya Yesu. Agaruke. Tibuka. None umugore ntasi. Tibuka wa mugore, tibuka. Iyi cyarire ndaje gusengera Imana. Professor rwose nsengero rwose mfite ikibazo gikomeye. Cy'umugore. Bafunze insengero uzi ko nahoraga mu rusengero rwawe rwose rwacu twese. Rwose sinasibaga. Aho bafungiye Satani araza anjyamo rwose arangusha. Ubu uyu munsi nibwo ngeze hano kuva wagera Kabeza. Rwose ndwanaho. Kugwaneho. Ndwanaho unandebe. Urabizi ndi jyenyine pe. Mfite ikibazo yuko ndi jyenyine. Mbana n'umwana umwe wenyine. Mbega tumusengera Imana imuhe umufasha. Unandebere kuriya mwana wanjye Yivani sindi kubwabo kagiye kujya hanze gukora abaterankunga bashaka kumujyana. Mbabare rwose nkuri amasengesho kabisa. Iyi cyarire turaje tugusengera Imana. Uriya mugore yavuye hanze, kuva yava hanze yahise asa nk'unka. Hari ubona guhanuriye ava hanze.
ntubizi se Yaraje. ntubizi mu manuri yaraje yaraje njya no gushingura papa none we yaragiye wakiriza isambu Yagukitse yanjye gute? na n'ubu rwose ndabona amafaranga yo kujya kuyigomba none ari hehe yagiye aracyari hano mu Rwanda tumukureyo agaruke kandi atari hanze ari hano mu Rwanda ariko Aho. ariko ntabwo ashaka kuza yashyize burakarisita rigemo ariko ubu ngubu yankuyeho ndahamagara tukavugana namubwira ngo asure reka nta kinsura ariko igihe twazanaga ku rusengero yarazaga none bimeze gute iyicare Nagusure, rwose njye nagusure. mfite ikibazo pe ndagusengera n'ukuri ndashaka kuvuga ibintu bigera muri bitatu icya mbere nuko imana ntigusanga ku musozi yakubabarijeho izanawe gutabarira imana niza ikagusanga ku musozi yakubabarijeho izanawe gutabarira icya kabiri izo ntambara uri kunyuramo zifite aho zatangiriye ariko zifite n'umunsi zizarangirira kuri wowe yego icya gatatu imana iyo igiye kugutabara igasanga nta ntambara ziriho yo irazikereya ikazishyiraho kuko mu ntambara niho imana igaragarira ndakwibutsa ko ibihe uri kunyuramo ni nabyo biha imana izigaragarizamo ko ari imana ishobora byose kuba ubayeho muri ubwo buzima ubona budafite ishusho na forumire ndagira nkubwire ngo imana yarabyemeye kugira ngo igitondo kimwe imana nigutabara abantu bazavuge ngo ni imana yonyine yabyiriye yabikoze ntabwo imana ishobora kugutabara hari imbaraga ukicishingikirije niyo yo izisanzeho ibanza kuzikuraho kugira ngo nigutabara abantu batazavuga ngo nitwe twagufashe ukuboko tukugeza hariya imana ibikora kugira ngo bizayitirirwe byose kandi nimushaka gukorera imana mugerageze biravuga ngo nkunda abanshaka ariko abanshakana umwete bazagira gute nkunda abanshaka ariko abanshakana umwete bazambona mu yandi magambo iyo ushakanye imana umwete urayibona cyane iyo wifumbase imana iravuga ngo tera intambwe imwe izindi 99 nzagira gute zagusanga uyu munsi rero ufite umugisha kuba wateye intambwe yo kuza mu nzu y'Imana uyu munsi Yesu akwiyereke mu izina rya Yesu amen ikindi nubaho mu buzima udafite ibintu urambiwe imana izakureka iyo umenyereye ubukene bugira amatwi buraza gira umuntu muri kwe mugira ibintu haga imana igutabara gira ibintu zinukwa mu buzima bwawe niba ari amafaranga agira amatwi mu isi y'umwuka iyo dusenze ibintu byose birashoboka kibazo abantu dufite benshi muri iki gihe turashaka imana ituburesinge idutabare ariko ntabwo dushaka kubana nayo abantu benshi barashaka imana ibahereze buri kimwe cyose bakeneye ariko ntabwo bashaka kwikonekitinga n'amaraso ya Yesu ndakurahiye ibintu byose ukeneye ibintu byose watunga bitarimo Yesu byuzuye umubabaro bwira umuntu muri kwe ngo ibintu byose biryoha iyo Yesu abyivanzemo iyo Yesu abyivanzemo nta muntu ugendana n'Imana ngo akogwe n'isoni ngo yandagare oya iyo ugendanye n'Imana neza udafite uburyarya no kubesha no kuriganya Imana ikugirira neza impamvu mubona abantu benshi batinzwe gutabara ushize narababwiye ngo uzacunga Imana ivuga mu itangiriro ikavuga no mu iherezo ariko ntabwo Imana ikubwira hagati Imana ikubwira ko iguhaye umugabo ntikubwire ko nyuma y'amezi 6 muzakora divorce Imana ikakubwira ngo nguhaye umwana ntikubwire ko indu twite izavamo Imana ikakubwira ko iguhaye diplome ntikubwire ko uzayiterasanya muri uyu mujyi imyaka 10 utarabona akazi wajya no kudepoza bakabwira ati dosiye yawe ntiyuzuye kandi ufite n'amanota meza watsinze ariko Imana ikakubwira ngo ngurije indege ukagira ngo ni mu gitondo bigakubita imyaka 3 imyaka 4 gira uwo muntu muri kwe ngo hagati yarahaguhije ihangana hagati ubanye n'Imana Imana ikakubwira ngo ikuzanye i Kigali ntikubwire ko bazaguha piriyave mu kagira Imana iguhisha hagati Imana ikakubwira ko iguhaye fiyanse ikaguhisha ko nk'urumogi n'itabi
hagati ubanye n'Imana. Imana ikakubwira ngo nzabikora igitondo kimwe. Hari abantu barambirwa amasezerano, ariko reka mbabwire, mwese mujya kwa muganga, ugenda, abantu benshi bafite mituweli iyo ugiye kwa muganga ntutonda umurongo iyo usanzeho abandi. Hanyuma iyo umuntu aje na ambulance atonda umurongo cyangwa abatambukaho kandi mwaje kare, aratambuka kandi agize gute? Impamvu atambuka ni ukubera iki? Ni uko abarembye. Nubona umuntu mwasenganaga ashubijwe mbere yawe, uzamubwire ngo reka kunyiyemeraho wari urembye, niyo mpamvu Imana ikuntambukijeho. Bujya we biba byamucanze, Imana ikamureba ikavuga uti ya uriya arabivamo arabisohoka. Imana ikamuha umugabo. Nta gitangaza ko ushobora kuza mu z'Imana uri umukobwa, ukazana abakobwa bagenzi bawe, wowe ukijwe ukazana indaya. Indaya yagera mu z'Imana, Imana ikakubwira iti, Imana ikatimubwira iti ngo haye umugabo, ubukwe bugategurwa bukarangira, kandi wowe uraho uri mu nzu y'Imana, amasezerano wafashe ibihe wariyirije, Imana yakubwiye ko izabikora, ugasanga washubijwe mbere yawe. Uzi impamvu Imana itaragusubiza? Iracyagufitiye icyizere, ikwizera kurusha wa mupagani uje mu gitondo, kubera ko wowe wavuganye n'Imana, amasezerano urayazi. Imana iravuga ngo igihe nzabishakira nzabikora. Kubera iki? N'ubundi Imana irabizi ko nigutabara igihe bizazira byose uzabyakira, kuko n'ubundi barakuvuga muri korari mu gitondo ukagaruka muri repetition, bakakubwira ko wambara umwenda umwe wagusaziyeho, mu gitondo ukagaruka unawambaye ntibigire icyo bigutwara. Bakakubwira ngo baguhaye piriyave, n'ubundi ukaza mu nzu y'Imana kandi banaguhaye piriyave. N'ubundi Imana irakuzi ko nta ntushobora kuyihungira, yaragufatishije. Niyo mpamvu uzabona umuntu atabawe mbere yawe, wowe ukibaza ariko Mana ntabwo ndeba. N'Imana yakubwira ngo ndagutabaye, ugasanga nibwo ibigeragezo byahagurutse. Musize narababwiye ngo Imana igutereka mu kigeragezo igashakira n'abakwigisha tu. None reka ikubwire ngo ngushize mu kigeragezo c'amagambo, igushakira abagore n'abagabo bafite masters mu kubara inkuru. Hari umuntu ukuvuga ndugu yangu, kibaza ariko uyu muntu yize ishuri ryo kumvuga byagenze gute? Kandi Imana ijya yemera ko byose bitugeraho. Haleluya. Mbarizo umuntu muri kwe ngo urashaka iki kuri Yesu? Bantu benshi kuri Yesu bakeneye ibitangaza, ariko reka mbabwire ikintu kimwe. Umuntu wambaye neza yakwisiga amavuta hejuru atakarabye, wakwisiga amavuta meza ukitera perfume utakarabye, icyo gihe ugira gute? Uranuka. N'Imana rero kugira ngo ikublessing, irabanza ikagusuzuma ikareba ko umutima wawe ufitanye ubusabane nayo. Icya kabiri, iyo Imana iguhaye umugisha gatoya, uwo mugisha iguhaye yakwitegereza ikabona uri kuwukoreramo ibyaha, naho wasenga amava agakoboka ntishobora kongera kukugirira icyizere. Kubera iki? Niba Imana iguhaye 500,000 ugashaka umugore wa kabiri iguhaye neneho 5,000,000 wabamara, umudugudu wose wawutwara. Barizo umuntu muri kwe ngo uyu munsi Imana iguhaye icyo ushaka ntabwo wayitenguha. Benshi bageze i Kanani banyerera mu mihanda yabo baragwa. Abantu benshi bageragejwe n'ibisubizo. Barizo umuntu muri kwe ngo usibye kutubesha ubundi urakijijwe. Mumbarize, usibye kubesha ubundi urakijijwe? Aho abantu batakureba ari Imana yonyine ikureba, urakijijwe. Iyo ugeze mu kabari urakomeza ugakizwa, cyangwa Yesu umurambika iruhande ugafata icupa. Iyo uri kumwe n'umusore mugeze mu cyumba urakomeza ugakizwa, cyangwa Yesu umusiga hanze y'umuryango ukinjira wenyine. Iyo ugeze mu bapagane
yesu urakomeza ukamugaragaza cyangwa yesu umusiga hano. Imana ikeneye zamura ibiganza byawe vuga ngo mwami Yesu muri uyu mugoroba ndakwemereye ndatsinzwe keneye mu maso hawe umbabarira ibyaha byanjye byose ibyo nakoze kuva mu bwana kugeza n'uyu munsi nanyuze mu nzira mbi narakijijwe ariko kamere irankurikirana ngerageza gukora ibyiza ariko ibibi byose bikantanga imbere ariko uyu mugoroba fashe icyemezo nkuraho ibyaha byose umva satani mbaye icyaremwe gishya fashe icyemezo cyo gukurikira Imana unkure mu gitabo cy'abarimbuka unshyire mu gitabo cy'ababona ubugingo unkure mu buzima ndi kunyura mu Mana narigwaniriye biranga ariko uyu mugoroba sanze ari wowe gisubizo cy'ubuzima bwanjye uhindura amateka yanjye n'ay'umuryango wanjye unkureho ubugwayi n'ibyorezo byose unyambura umwambaro w'ubukene umpa umwambaro w'icyubahiro kandi uzandinde kwibagirwa ngo nzibagirwa aho wankuye kadukomereye samasi irembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru irembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru abagenzi nubwo bababazwa ntibazayoba kandi umwana iyo yaba n'umwana muto azagerayo abagenzi nubwo bababazwa ntibazayoba kandi niyo yaba n'umwana muto azagerayo abagenzi nubwo bababazwa ntibazayoba nubwo yaba n'umwana muto azagerayo abagenzi nubwo bababazwa ntibazayoba nubwo yaba n'umwana muto azagerayo abagenzi nubwo bababazwa ntibazayoba nubwo yaba n'umwana muto azagerayo inzira y'ukuri ukwizera uwabambwe ari we Kristo we iwe rembo wakwiriye mwami Imana